ntabwo tugiye kwiga ubwenegihugu bwakiriwe mu bihugu bikomeye by'isi. Ni ubwenegihugu buduhesha kwitwa abanyagihugu bo mu ijuru, izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Iyo dutanga imyirondoro si mbi. Iyo abantu babajijwe gutanga imyirondoro, hari ibintu bitajya bibaho. Bimwe mu bintu bitabaho, umuntu avuga aho yavukiye. Mbese nibyo? Mu gihe umuntu atanga imyirondoro avuga aho yavukiye, akavuga aho atuye, akavuga n'aho akorera. Mbese ibyo bintu bizamo muri sipi mu myirondoro dutanga. Ndashima Imana ko nyuma y'icyigisho cyo muri uyu mugoroba, mu gihe uzajya uri gukora imyirondoro yawe, uzirikana aho wavukiye, aho utuye, aho ukorera, bizajya byiza mu bitekerezo byawe. Wumve mu myirondoro yawe wakongeramo ahandi uzatura, izina ry'Imana rihimbazwe. Nacyo bikwiriye kuzaho tugiye gushaka ubwenegihugu ngo twicare tubufite, buri kanya tugiye tuba tubufite, isaha n'isaha tuzakunda dutahe twigira iwacu muhira, izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Turi kwiga ubwenegihugu. Hari bimwe mu magambo anezeza abayobozi igihe umuntu avuga ngo hano ni mu gihugu cyacu, aba yumva aryohewe. Njyewe ndi umuturage w'aha hantu, ndi umwenegihugu. Ni rimwe mu magambo abantu bavuga bakumva bavuga neza, kandi by'umwihariko njyewe bivuga muri uyu mwanya. Ndi umunyarwandakazi unyuzwe no kuba umunyarwandakazi. Ntabwo ndi abantu bica bashakisha utuyira nazajya mu kihe gihugu cyanyura mu zihe nzira. Ndi umunyarwandakazi unyuzwe no kwitwa umunyarwandakazi, ubaye mu gihugu najahagurika nawe udafite yo kuzenguruka bimwe mu bihugu byo mu isi. Nzi yuko nyuma yo gutura mu Rwanda nzatura mu ijuru, izina ry'Imana rihimbazwe. Rero iyo umuntu avuze ati ndi umunyagihugu, aba yumva bimuryoheye, aguwe neza. Ariko amwe mu magambo arimo n'ibikomere ni igihe umuntu aba ari kuvuga ati jye ni umunyamahanga, ntabwo hano ndi ari iwacu. Aba yumva hari amwe mu mahirwe azabura kubera yuko atari iwabo. Igihe umuntu avuga ati jyewe ndi impunzi, ndi umusuhuke, ndi umwimukira, ayo ni amwe mu magambo umuntu avuga yumva ataguwe neza, azi ko igihugu cyikubagatanyije byamusaba gusubira iwabo. Abagiye bakenera ibyo bikomere byose bafite inkuru nziza. Dufite igihugu cyacu, tuzaturamo turi impande yacu, ntawe utubuza amahoro, ntawe utwirukana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mu isomo dusoma mu Bafilipi ni igice cya 3 n'umurongo wa 20. Ndumva nejejwe no kwihutira kubabwira umuntu uvuga ngo twebweho iwacu ni mu ijuru. Haleluya! Mu ijuru ni iwacu, tutari impunzi, tutari abimukira, tutari abasuhuke, tutari abanyamahanga, tutitwa amwe mu mazina yagiye atera abantu ipfunwe. Iwacu ni mu ijuru, kandi muri iri teraniro Imana iduhamagariye kugira ngo tubone ubwenegihugu bw'igihugu cy'iwacu, izina ry'Imana rihimbazwe. Nahoze ntekereza indirimbo Family Choir yaririmbye, yongera kunezereka Imana. Imana ni nziza. Abo nabo baje bakitubwira, batubwira icyo gihugu, batubwira ko tuzakijyamo. Nanjye niyo nkuru mbafitiye, reka twicara mu bwenegihugu. Umunsi umwe tuzaba turi iwacu nk'uko twizeye mu Bafilipi 3:20, iwacu izina ry'Imana rihimbazwe. Rero ndagira ngo mbabwire bimwe mu bintu bihesha umuntu ubwenegihugu, bica mu zihe nzira umuntu agira ubwenegihugu.
ijuru iwacu, Imana irashaka kuduha ubwenegihugu, izina ryawe rihagije. Reka turebe ibyangombwa bitatu bifuza ngo babone ubwenegihugu. Abashaka ubwenegihugu berekanira bakerekana icyemezo cy'amavuko n'icyemezo cy'uko badakatiwe n'inkiko. Ese barabifashe? Icya mbere ni iki? Icya kabiri ni munanirwa kubivuga mu Kinyarwanda, rero ko harimo abantu baba bafite izindi bivuga ati sitasiyo de lisansi cyangwa kumwe bivuga mu Cyongereza. Gatatu dusanga ari iki? Icyemezo cy'uko udakatiwe n'iki? Ibyo bitatu rero iyo ubyujuje ubidepoza mu minota myinshi y'abasohoka, maze byasuzumwa byasanga bifite ubuziranenge bikaguhesha iki? Twebwe ntidushaka ubwenegihugu bwacu mu bihugu byo mu isi, twe turashaka ubwenegihugu bw'igihugu cy'iwacu. Ndashimira Imana ko ibintu bitatu byose turi bubone kugira ngo tubone ubwenegihugu bw'igihugu cyo mu ijuru. Izina ry'Imana nirihabwa. Irangagamo bitwayibura mu buryo butandukanye. Amen. Ntabwo irangagamo bitwayibura twayibura dute? Kandi mu Rwanda rwayo hano igice cyaho cya kabiri, igice cya kabiri cya mbere mu wa kabiri, isomo rivuga ngo bakundwa abana b'Imana. Haleluya! Ntabwo dushobora kubona ubwenegihugu bw'igihugu cy'iwacu hashingiwe ko twaba twabuze irangamuntu. Niba urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya gatatu umurongo wa kabiri, isomo rivuga ngo bakundwa turi abana b'Imana, ubwo ariyo yatubyaye turabaye, ntabwo yatwihakana ngo ivuge ko itatuzi cyangwa turagifite ngo tubone ubwenegihugu. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Icya kabiri twabona igikenewe icyemezo cy'iki? Attestation de naissance, icyemezo cy'amavuko. Buriya Yesu yarabizi. Yesu yarabizi ko kizakenerwa, niyo mpamvu yicaranye na Nikodemu. Yamuyobora Nikodemu yinjiye mu ijuru atazi ikibazo afite n'ibizira. Yesu amubwirira muri Yohana 3:3 ngo umuntu utamenya ubwa kabiri ntashobora kugira ngo kandi kandi bisa nk'aho ari icyo yarambuye. Hari icyangombwa utabona. Niba utabyara ubwa kabiri ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Akamenya neza kubyara ubwa kabiri icyo ari cyo. Yohana 3:5 bisobanura neza aramubwira ati utabyawe n'amazi ngo ubyarwe n'Umwuka ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Yaramusobanuriye ko hari icyangombwa atazabona kereka gusa byawe ubwa kangahe. Niyo mpamvu urugero rujya mu ijuru. Icyemezo cy'amavuko kirega bibanza gusuzumwa nabyo ngo harebwe yuko wabyawe ubwa kabiri, ko wabyawe n'Imana, ko wabyawe n'Umwuka. Kandi iyo bisuzumwe bikemerwa bigasanga rwose warabyawe ubwa kabiri, warihaniye, icyemezo cy'amavuko uba gifite. Gatatu ngo hasigaye iki? Hasigaye icyemezo cy'uko udakatiwe n'inkiko, extrait de casier judiciaire. Icyemezo cy'uko udakatiwe n'inkiko nicyo kiba gisigaye ngo bitatu n'ibyose biguhesha iki? Biguhesha iki? Ubwenegihugu. Rero biranashoboka ko inkiko zo mu isi zaba zarabukatiye. Birashoboka ko iwabo w'abana umunyabyaha witwa Barwa. Birashoboka ko mu isi waba waragiye kuri lisite mu wana. Birashoboka ko hari ahantu utari gusaba akazi bitewe n'imyaka runaka wafunzwe. Ariko shingiye muri Yohana igice cyawo cya 8 umurongo wa 10. Ndashimira Imana ko ibyaha
Haleluya. Nugera imbere ucigatiye muntu ufite icyemezo cy'amavuko uzanye icyangombwa cyo gutandukanye n'inkiko yagusezeranye n'ibara gatatu n'amagambo uzamukije yatubwiye muri Yohana 10:6 ingezi. Haleluya. Atubwira muri Yohana 10:6 ingerero turashima Imana ibyo twifuza byose dukeneye tuboneye muri Kristo Yesu. Izina ry'Imana rihabwe dukayika cyane ubwenge igihugu ukwiye gusinzira nk'umusuhuzi ukaryama muri ico ariko uryamiye icyangombwa wifitiye ubwenge bw'igihugu cyo mw'ijuru, igihugu cyiza, igihugu tuzanezererwa, igihugu tuzaruhukiraho. Ndashima Imana ko turi mu by'Imana n'abateraniye ibyumweru bibiri irashaka kuduha ubwenge igihugu. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Tuzaba mu ijuru ni iwacu. Ukwiye kumva umutima wawe ubyizeye kandi icyo dutera kubyizera ntabwo dukeneye umutoto w'ibintu dufite ibyo dushingiraho tubizi. Mpamvu zo kwizera kwacu zirahari zirafatika. Iyo usomye Abaroma igice cya 15 Imana yatwiteguye umudugudu ubona umudugudu tuzabazanira. Yesu yatubwiye ko ari yaduteguye ahantu tuzaba, aduhamagariye gutura ubwenegihugu kugira ngo tuzagende buri wese ayoborewe, buri wese ayoborewe mu cyumba cye. Kandi yatubwiye muri Yohana 10:6 ngiye kubategurira ahantu aho nawe muzabona. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yagiye mwirirwa maze Pawulo ari mwirirwa ariko abikira Abatesalonike urwandiko rwa mbere igice cya 10:17 yamenye yuko ducigatiye ubwenegihugu tuzataha tugatera icumbi tugasiga isi mbi tukinjira iwacu mu ijuru. Yohana arabandikira Abatesalonike urwandiko rwa mbere banditse igice cya 10:17 arababwira ati tuzazamurwa mu bicu byo mu ijuru dusanganire umwami wacu, tuzabana n'umwami wacu iteka ryose. Haleluya. Ibyo Yesaya nawe arabimenya asobanukirwa dutaje tuzamutse tugiye. Maze Yesaya igice cya 35:1 Yesaya arandika ati ubutari n'ubutaka bizanezerwa, ikidatumba kizishima kiranurwa n'Abasireti. Maze 35:10 umuhanuzi Yesaya ati abacunguwe n'Uwiteka bazazamuka bajya i Siyoni, bazaririmba ibyishimo bihoraho, bazahorana umunezero kandi umubabaro no gusuhuza umutima ntabwo bizimugure. Haleluya. Ndasaba yaduhaye Kristo idusobanurira ibikenewe ntitwizize ko turi abana b'Imana, iduteze intambwe umwuka wera tubyara kandi twicare twizeye neza ko ibyaha byacu n'ibicumuro byacu byatawe kure kubw'igitambo cya Kristo kikarubana. Haleluya. Nituba tuziranye na Yesu yiteguye kutugeza iwacu ngo hari natwe tuzabera. Ndasaba data wa twese abatumva dushobore igihugu bw'igihugu cy'iwacu, mu gihugu cyiza, amarembo y'izahabu, inzira ziteguye, ibyumba byiza, ibintu dukurura amaso mu bwenge bwacu ntibishyikire. Imana yabyiteguye abayikunda. Ni mu bwenegihugu rero izina rya Yesu. Amen.